nongeye kubasuhuza nshuti mwe mwese mukomeje gukurikira The Sun Up. Nkuko bisanzwe rero ndi Sauda, uyu ni wa mwanya twahariye fashion, aho turebera hamwe ibijyanye n'imideli myinshi itandukanye cyangwa se ubwiza muri rusange. Uyu munsi rero naguteguriye ukuntu ushobora kwambara udukomo cyangwa se bracelet zo ku maboko ubyikoreye. Ntabwo bigoye cyane, ni ibintu bibuze gukoresha lase yawe cyangwa se undi mugozi wose utandukanye waba wifitiye. Nguhaye kaze rero, ngwino wirebera ukuntu ushobora gukora bracelet yawe cyangwa se agakomo ko ku kaboko kawe ubyikoreye. Ni muri The Sun Up, nimucike. Aha dufite ya lase yacu uko muri kuyibona, biraterwa n'akaboko kawe ukuntu kangana. Urabanza ugapime, urebe ukuntu kaza kungana kugira ngo umenye bracelet yawe iza kugukwira. Urabona kanjye kagarukiye aha ngaha. Nkuko mubibona, iyi ni ya bracelet yacu cyangwa se akantu ko kwambara ku kaboko cyangwa se agakomo. Nkuko mwagiye mubibona rero, twatangiye turebera hamwe ukuntu banza gupima akaboko kawe kugira ngo uze kureba iza kugukwira neza, n'ibindi byose mwagiye murebera hamwe ukuntu tubikora. Ngira ngo mwabibonye ukuntu ari ibintu byoroshye cyane, ntabwo bigoye, kandi bracelet yacu ishobora kwambarwa n'umukobwa cyangwa umuhungu uwo ari we wese yayambara nta kibazo.
mwabyiboneye ukuntu twakoze ya brassard yacu bwa mbere cyangwa kagakomo kacu ko ku kaboko, mwabonye ko atari ibintu bigoye cyane. Aha rero tugiye kurebera hamwe uburyo bwa kabiri dushobora kugakoresha. Aha bumeze nka bwa bundi n'ubundi turakoresha lase, gusa aho turaza gukoresha lase ebyiri, ntabwo tuyibukoresha imwe nko mu buryo bwa mbere. Ntimucike. nk'uko mumaze kubibona rero twabikoze, byari ibintu byoroshye cyane, byavuyemo ino brassard cyangwa se kano gakomo, niko kavuye mu bikorwa byose twakoze. Reka mbereke rero uburyo ushobora kuza ukambara mu gihe karangiye. Gusa urabona ko kabaye karekare cyane, ushobora kwifashisha ciseaux cyangwa urwembe ugakata ibice bindi utari buze gukenera.
nongeye mbashimire mwitwe turi kumwe muri aka kanya aho twareberaga hamwe ukuntu wikorera bracelet cyangwa se udukomo two ku maboko utarenze ujya kuri boutique cyangwa mu maduka kutugura. Ndashimishwa no kugira mpura nawe anyereka bracelet yikoreye cyangwa se ambwira ko hari ibyo yabashe kwikorera nawe mu byo tumaze gukora byose byatambutse. Mbibutse ko rero iki kiganiro cyangwa aka gasegma gaco kwa mbere no kwa kane muri The Sun Up ni kuri Royal TV nkuko bisanzwe mu kumwe nanjye Inshungu Sauda Gwiza. Reka nkomeze kubararikira ibiganiro bya Royal TV.